guceceka ari cyo gisubizo cyiza wahereza umuntu utaguhereza agaciro, kuko umuntu utaguha agaciro ntabwo ari ngombwa guhirwa umubwira amagambo menshi. Nugera ku muryango runaka ugiye gukomanga washaka serivisi runaka ukabona ntizigukundiye ntibagufunguriye, ntuzahangayike. Uwo muryango bishoboka atari wawe, wagerageza ahandi. Ntuzigere uhatiriza ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo kibe, kuko niba ari icyawe kizaba, nikiba kitari icyawe ntikizaba. Nushaka umuntu ugukunda uzashaka umuntu ukunda roho yawe, ntuzashaka umuntu ukunda umubiri wawe. Birashoboka ko umubiri wawe hazagera igihe kigahinduka umuntu ntagukunde kuko ari we yakunze, uzashaka gukunda roho yawe. Ntabwo umwanya uri hagati y'abantu babiri ari utandukanya abantu, burya guceceka kwa bombi nibyo bituma batandukana. Niba ushaka kuzakomera muri ubuzima turimo, iga gukomera ndetse wige kuba uri wenyine. Ibyo bintu byonyine nibyo bizatuma udatengwa cy'abantu bagusiga wumva uri wenyine. Guhagarara wenyine ntabwo bisobanuye kuba uri wenyine, no kuba uri wenyine ntibisobanuye kuba uri wenyine kuko wabihisemo, ahubwo ibyo bisobanuye kuba wihagije ndetse ufite imbaraga zo kugira ngo uhangane n'ibibazo byawe. Guhangayika ntabwo bikuvaniraho ibibazo by'ejo mu gitondo, ahubwo bikwambura amahoro ufite uyu munsi. Niyo mpamvu udakwiye guhangayika cyane, dore ko binangiza mu bwonko bwawe. Ntuzigere ugira umuntu ugirira ishyari, ntuzigere wigereranya n'undi muntu. Wowe uzite kuba watera imbere kwawe ndetse no kuba wahinduka umuntu udasanzwe. Ubuzima ntabwo butwemera kugira ngo dusubire inyuma dukosore amakosa twakoze ahahishe, ariko byibuze butwemera kuba twabaho uyu munsi kugira ngo dukosore ibyo turi kubamo, kugira ngo byibuze nitubibamo tuzakora ibyiza. Buriya abantu twaremewe gukunda, ibintu byaremewe gukoresha ndetse no gukoreshwa. Ibintu byaremewe gukoreshwa, ariko impamvu iyi si irimo ibibazo byinshi ni ukubera ko ibintu birakundwa ahubwo abantu akaba aribo bakoreshwa. Buriya umutima mwiza uruta amasura meza igihumbi. Uzahitemo rero umuntu ufite umutima mwiza kuruta uwaba ufite isura nziza. Uzayobora ubwonko bwawe, kuko nutabuyobora buzayobora wowe. Uzajya uvuga mu gihe wumva ko amagambo yawe ari meza kuruta uko waceceka. Ntiwumva amagambo yawe ari ingenzi kuruta ukuri buceceka ibintu bigapfa, aribwo uzajya uvuga. Nta mugisha mu isi waruta muri ubu buzima turimo kureba abana bawe bakura. Nta mugisha waruta kubareba abana bawe barimo batera imbere. Nkubwije ukuri, nta mwanya mfite wo kwanga abantu banyanga, kuko bumva ndi bize ndimo ndi gukunda ahubwo abantu bankunda, ari ryo hame uzajya ugenderaho. Ubuzima bumeze nk'igiceri, ibyishimo n'agahinda byose biba biri ku mpande ebyiri zombi. Hari uruhande rumwe ruba rugaragara ndetse igice kimwe kikaba aricyo kigaragaraho igihe. Uzajya wibuka ko ikindi gice nacyo kiba gikeneye kugira ngo kigarukeho. Buri uko ubona igiceri kimeze kiba cyakikaraga, hakazaho cya gice cyacyo, kuko buri gice cyacyo kigira igihe cyacyo. N'ubuzima nuko bumeze. Mbere yuko uzajya ujya kuryama nijoro, uzajya usaba imbabazi buri umwe wese, usinzire mu mahoro kandi ufite umutima ukeye. Uzakomeza kumura ubuzima, ibintu byose bizakuzira mu gihe gikwiriye. Ntukajye ucika intege mu byo uri gukora. Burya ibintu byose bigira igihe. Ushobora kubikora imyaka 15, ariko igihe cyanya cyo cyagera bikakubuzira. Inshuti utigeze witega ko zaza mu buzima bwawe, burya nizo nshuti nziza zidasanzwe.
burya abantu bakunda gutera imbere cyangwa abantu bakunda kugera ku ntego zabo buri munsi baba bafite ibintu bakunda kuvuga. Icya mbere ni uguseka, icya kabiri ni ukwicecekera. Nibyo bintu bigaragara ku minwa yabo. Hari igihe umunsi umwe ibintu byose bizamera neza nshuti, nubwo ubona ko uyu munsi bitoroshye ariko bigahinduka. Ujye ushima ibiryo uhawe n'ababyeyi bawe bagutekeye nka mama wawe. Rimwe na rimwe hari abatabafite, kandi ujye utekereza cyane mbere y'uko uvuga. Nunavuga ushyiremo ubwenge bwinshi. Nukunda uzakunde cyane. Nujya unaseka uzajya useka wimareyo. Nukora ukore cyane. Nutanga uzajya utanga kuko. Kandi nugira impuhwe, ibyo bintu byose bizagufasha, bizatuma uba umuntu mwiza wa mbere mu isi ku buryo utazigera ugereranwa n'undi muntu uwo ari we wese. Uburyo bwo kwirinda abantu baguhemukira ni ukutazigera witega ikintu cyaturuka ku wundi muntu uwo ari wese atari wowe ucihaye kijyanye n'ibyishimo. Ntuzigere usaba wingingira urukundo kugira ngo ukundwe, ahubwo uzatanga urukundo, kuko abantu beza ntabwo bahora ari beza, ahubwo uretse ko n'abantu beza nabo bahora ari beza. Uzashaka abantu bafite umutima mwiza, badafite amasura meza. Ibintu byiza ntabwo akenshi birama iyo ari ibintu, ariko nanone iyo ari umutima mwiza ushoboye kurama. Buriya urukundo rumeze nka electricity, rumeze nk'amashanyarazi. Iyo bihuje nabi bitanga sirikwe mu buzima bwawe bwose, ariko wabihuza neza bikaba byacanira ubuzima bwawe bikamera neza. Kumara umwanya uri kumwe n'abana bawe ni ibintu by'ingenzi cyane kuruta uko wamara uri guspendinga amafaranga n'ubundi ari buya spendinga ariko utari kumwe nabo. Kandi kwimariramo umuntu cyane nibyo bizatuma ubabara. Ibyo uzajya ubimenya. Wenda imigisha yawe zose izajya ibihora itekanye, uzahora uri muzima, uzahora ufite amahoro. Uzajya ubera abantu beza nta mpamvu, nta n'inyungu. Uzatoza ubwonko bwawe kubona ikintu cyiza muri buri kimwe cyose uri kubona. Igihe nicyo kikuzanira abantu muzahura mu buzima. Umutima wawe nawe niwo wifuza, ndetse ni nawe ufata umwanzuro w'abantu wifuza mu buzima bwawe. Imyitwarire yawe nayo igafata umwanzuro y'abantu bakwiye kuguma mu buzima bwawe. Igihe kizakuzanira abantu mu buzima bwawe, umutima wawe niwo uzaguhitiramo abantu wifuza mu buzima bwawe. N'imyitwarire yawe ndetse niyo yonyine izategeka abakwiye kuguma mu buzima bwawe, igafata imyanzuro. Umuryango wawe ntabwo ari abo muhuje amaraso, ahubwo nabiteguye gufata ikiganza cyawe mu gihe ubakeneye cyane. Nukurikira ikivunge cy'abantu benshi uzayoba, ariko nukurikira roho yawe uzahomba icyo kivunge ndetse no kugendera mu kigare. Gusa nyuma y'icyo gihe roho yawe n'abantu muhuje ibyo bitekerezo bazaza. Ntuzajye ugira ubwoba bwo kuba uri wenyine, abo muhuje bazaza. Igisobanuro cy'ubuzima ni ukubaho.
ni ibintu byoroshye kandi kubyumva. Rimwe na rimwe hari igihe abantu rero bagira ubwoba bwinshi bashaka kugera ku bindi bintu birenze kuruta uko bakabaye bari kubaho bwa buzima. Ukuri ni ukuri, kabone n'ubwo umuntu wese yakurwanya, ikibi nacyo ni ikibi, kabone n'ubwo umuntu wese yaba agishyigikiye, uzahagarare ku kuri. Guca mu muriro ntigushya. Uziyizere, ufite kubaho cyane kandi uzabaho, ibyaba byose n'ibyaza byose. Mu gihe cyacu cy'umwijima nibwo tugomba kubona urumuri. Niba nta muntu wishimira ndetse ujya unasereburana nawe munezerwe, ujya userebura wenyine. Niba nta muntu ujya ukuzuza, uzajya wiyuzuza. Niba nta muntu ugushima, ujya wishima nta ribi. Ntuzakururwe n'amafaranga, abaforowazi, impamyabumenyi ufite, titire ufiteyo mu kazi, ahubwo uzakururwe n'ubuntu, ubumuntu no kuba ufite urukundo rudasanzwe. Ibyo ari byo bizagukurura, ari byo bizajya bikugenza kuruta uko wakururwa n'amafaranga n'abaforowazi, degrees ndetse na titles ushoboye kuba ufite mu kazi. Mu gihe uzajya uba unaniwe, uzajya wiga kuruhuka, ariko ntuve ku bintu. Hari igihe ibintu bikunaniza ukumva urabiramba, ariko ntuzajya uva ku bintu. Burya nta munyabwenge umenya byose, uretse ko abaswa bahora batekereza ko bazi buri kimwe cyose. Ntuzajya witega ibintu byo ku rwego rwo hejuru ko ari byo uzageraho, kandi ntukajya ugira amagambo menshi uvuga, ntukavuge amagambo menshi, kandi ntukajya ukunda uhubagurika, ntukajya uva ku bintu kare, kandi ntukajya upfa kwizera abantu. Ubuzima rega ni nk'igipimo, uzajya ugira impuhwe, ntukajya utuma abandi bantu ariko nabwo bagukoresha ngo babanze baguhemukira. Uzizere ariko ntuzahemukirwe, uzajya umenya ubwenge. Niwishima ntuzajya urekera kwiteza imbere. Mind nziza cyangwa ibitekerezo byiza biganira n'ubundi bitekerezo bidasanzwe. Rero nawe ntabwo ukwiye kuba nk'abandi. Iyo ufite ubwonko buzima akenshi bukunda kuganira ku bitekerezo, ariko abandi bantu basanzwe bo bivugira ku byabaye. Abafite imitekerezo yo hasi bavuga abantu. Niyo mpamvu uzajya usanga abantu benshi bafite imitekerezo yo hasi bakunda kuvuga ku bantu. Uzakorera abandi bantu ibintu byiza, humura nawe bizakugarukira mu gihe utari witeze no mu buryo utazi. Ibyishimo bya nyabyo bizaturuka muri wowe, ntabwo bizaturuka mu wundi muntu. Rekera kubishakishiriza ahandi hantu, tangira ubeho ubuzima bwawe. Kuko imitekerereze myiza iri ku rwego rwo hejuru y'ibishakisha ibitekerezo akaba ari ibyihoraho itekerezaho, ariko imitekerereze iciriritse iyo ihora iganira ku bindi bintu ndetse iganira no ku bantu. Abantu nibakuvugaho ntibizaguca intege. Ibyo abantu bagutekerezaho ntabwo ibyo bintu ari ingenzi kuri wowe, ahubwo tekereza kuri wowe nibyo bisobanuye buri kimwe cyose kuri wowe, nibyo ngenzi. Umuntu wishimye n'ubundi ahora yishimye, ntabwo ari ukubera ko ibintu byose biba bimeze neza mu buzima bwe, ahubwo aba yishimye kubera ko imyitwarire kuri buri kimwe cyose
ibiciye mu buryo. Nubona abantu bose bishimye mu buzima, ntabwo ari ukubera ko ibintu byose bimeze neza, ahubwo ni ukubera ko we aba ameze neza kuri buri kimwe. Rimwe na rimwe hari igihe ubasha kuba utasobanura buri kimwe cyose kuri buri umwe wese. Hari abantu batabasha kukumva, uba ugomba rero ku ibyo ngibyo kubyihanganira. Nubona ko hari abantu batumva ibyo babwira, kwiyizera ntago biva, nta nubwo biza cya gihe uba ufite ibisubizo byose, ahubwo biza cya gihe uba witeguye guhangana n'ibyo bibazo byose bishoboye kuza imbere yawe. Uzamere nk'igiti, ugume mu butaka, uhure n'imizi yawe, ukomeze uyifate, maze utange n'amababi, maze wuname, maze mbere yuko uvunika wishimire uburyo umeze nkawe, nk'uko uremyetse gutyo, kandi ukomeze gukura. Uzajya umera nk'igiti, nicyo cyimera kikagundama ariko kikakomeza kubaho, kikanishima. Kandi buri herezo burya nanone ni itangiro ry'ibindi bintu. Ibyo ugomba kubimenya. Uko ibintu bimwe bitangira, nako ibindi birangira. Uzahore woroshye, ufite umutima mwiza, ntuzatume isi igukomeza, ntuzatume ndetse agahinda n'umubabaro urimo kakugira umuntu wanga abantu. Ntuzatume isi gushaririza, ntuzatume ubusharire bw'iyi si bukwambura uburyohe ufite muri wowe n'uburyohe ufite bw'ubuzima. Rimwe na rimwe hari ngombwa, hari igihe uba utagomba gusobanura buri kimwe cyose kuri umuntu wese, kuko hari abantu batumva ibintu. Burya uba ugomba guceceka. Kwikunda nabwo n'undi muti udasanzwe, kuko abantu benshi hari igihe biyibagirwa.